Mu minsi ishize hakwirakwiye inkuru ku mbuga nkoranyambaga ivuga ku munyarwandakazi waba ngo warise bamwe mu basore ndetse n'abagabo bo mu Rwanda amagweja, abagereranya nyine n'amagweja, nuko birakaza bamwe abandi baramanjirwa. Ariko nza kuganira n'umwe mu rubyiruko ukiri muto arambaza ati ariko se ubundi uretse no kuba wenda yaravuze ngo abantu bameze nk'amagweja, ubundi ayo magweja ni iki? Aba ameze ate ku buryo ashobora kuba nk'igitutsi cyangwa se umuntu yagereranywa nayo bikaba byatuma azabiranywa n'uburakari, umujinya ukaba wose. Nifuje rero ko uyu munsi kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda mu kiganiro cy'inyunguramagambo tugaruka ku magweja noneho, kugira ngo nuwumva iryo jambo muri video zirimo gukwirakwira hose abashe kumenya ngo amagweja ni iki, ese icyo uwo munyarwandakazi yavugaga ni iki, ese amagweja ni iki, abameze ate ubundi, abahwate, amaziki, ese kugereranywa n'amagweja bitwaye iki, bifite buremere ki ku buryo byababaje abantu. Ibyo tugarukaho muri iki kiganiro mbahaye ikaze nanone. Nge nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Ubundi amagweja ni udusimba turwererane duto, tuba dufite umubyimba muto ariko tukaba tujya kuba tureture, mbese nka nyamwihina cyangwa se ingonokera ku babizi. Amagweja nanone urebye abajya kumera nka nkongwa yo mu bigori biriya bisanzwe, cyangwa se ikinyabwoya kitarakura neza, nacyo burya cyaba kijya kumera nk'igweja. Iyo rero bavuze amagweja baba bavuga mu bwinshi, n'utwo dusimba nyine ariko twinshi. Iyo ari kamwe kitwa igweja. Amagweja kandi arororwa kubera ko atanga umusaruro w'ubudodo bwiza cyane, ubu nabwo butunganywamo ibitambaro, nabyo bigakorwamo imyambaro inyuranye. Amagweja rero mu mibereho yayo akaba akunda cyane kurya ibibabi by'ibiti byitwa bobere, ari nayo mpamvu aborora amagweja banatera ibyo biti ku bwinshi kugira ngo bizaveho nyine amababi yo kuyagaburira, dore ko ngo ayo mababi anuririra amagweja bitavugwa, nuko nayo agashisha agatanga umusaruro mwinshi. Mu gihe rero tutaragaruka kuri byinshi ku magweja, reka noneho tugaruke kuri ya magambo yavuzwe ku basore n'abagabo bo mu Rwanda bagereranywa n'amagweja. Biriya byafashwe nk'igitutsi, abenshi niko babyumvise. Ese ubundi kuki byafatwa nk'igitutsi? Ese ubundi igitutsi cyo kimera gite, kibabaza gite, kuki umuntu akwiriye kubabazwa n'igitutsi? Aha ndagira ngo mbibutse ko twakoze ikiganiro tuvuga ku gitabo Mpangara ngo hangare cya Sibomana Antoine, abenshi bakunze kwita igitabo cy'ibitutsi. Nk'uko rero twabibonye muri icyo kiganiro, twabonye ko igitutsi akenshi kiba ari kibi koko kandi kidafite ikinyabupfura, kibabaza ukibwiwe, bityo kikaba gikwiriye kwirindwa kugira ngo twirinde intonganya n'amakimbirane. Icyakora twanabonye ko hari imimaro myiza igitutsi gishobora kugira, harimo nko gutinyura umuntu, cyane cyane umwana, akaba yavuga amagambo ubundi yajyaga agirira udusonisoni atabasha kuvugira mu ruhame cyangwa kubwira abantu batamenyeranye nk'abakuru n'abandi. Twabonye ko nanone igitutsi gishobora kwigisha umuntu kwihagararaho, arengera ibye nabe, bityo ntibabe agafu k'imvugo rimwe. Tunabona ko kandi abantu bashobora gukoresha ibitutsi nk'abantu b'urungano cyangwa se abari mu kigero kimwe mu mibereho n'ibindi bafite bibahuza, bashobora gukoresha ibitutsi bitari nyandagazi, batera ubuse kugira ngo hatagira uba igifura cyangwa se akajunjama. Tubona n'izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma abantu bakoresha ibitutsi. Ibyo rero kugereranya abantu n'amagweja, sinzi niba hari icyo byerekeje aho byihariye cyangwa se umumaro byaba bifite, ariko igitutsi ubundi nk'uko Sibomana Antoine yabigarutseho muri icyo gitabo, ni icyo ngicyo gishaka gukoreshwa n'uwo mumaro mwiza cyangwa se utari mubi gishobora kugira ubundi mu biganiro by'Abanyarwanda. Twigarukiye rero ku magweja ariho twahariye ikiganiro cy'uyu munsi. Ubusanzwe ni udusimba tumara igihe gito cyane ku isi, ntabwo nabyita gukenyuka kubera ko tuba igihe cyatwo kigeze. Dukunze kubaho hagati y'imyaka 45 iminsi 45
na 55 kuva tuvutse kugera dupfuye. Igweja rero rica mu byiciro bitandukanye byo kwihinduranya mu miterere n'imigaragarire, nka kumwe mbese ikinyugunyugu kibanza kuba igi, nyuma kikaba akantu kajya kumera nk'urunyo, nyuma narwo rukaza kuvamo akantu kameze nka nyamwihina ikiri nto, ako ngako kazakura kakavamo ikinyabwoya, ikinyabwoya nacyo kikaza gukura maze kikavamo ikinyugunyugu gifite amababa, aya mababa meza areshya amaso. Nuko amagweja rero nayo anyura mu nzira imeze nk'iyo ngiyo, kuva ari amagi agenda yihinduranya akura avamo ikiyamera nk'ikinyabwoya kugeza ubwo ahindutse akantu kameze nk'akanyugunyugu. Mu rugendo rero rwo gukora ubudodo ushobora kwibaza ubundi amagweja akora ate ubwo budodo twavugaga. Muri urwo rugendo habaho ukwihinduranya nyine gutandukanye twamaze kubivuga. Igihe rero igweja rero rimaze kugera mu kigero cyo kuba kitaraba ikinyugunyugu ahubwo rimeze nka nyamwihina, nibwo ritangira gukora ubudodo. Risohora rero ubudodo maze bukajya bwizingazingira ku kantu k'agakonoshwa kitwa cocoon. Abanyarwanda bayorora babonye batabyiviramo iby'uruzungu nyine rwa rundi wihangoroka kuzunguza, maze bo bakabyita gakuni, aho kwigora biru mu rurimi bavuga za cocoon mu Rwongereza rw'Abanyaburayi. Aborora rero amagweja basarura ubwo budodo nyine bwo kuri izo gakuni, maze bukajya gutunganyirizwa mu nganda bukazakorwamo ibitambaro nabyo bivamo imyenda. Icyakora ikibabaje giteye agahinda ni uko mu gusarura ubudodo bwose bw'amagweja, amagweja nyine aba yakoze, bagera n'ubwo bacanira izo gakuni mu mazi abira, ya magweja nayo akirimo imbere, maze agapira mu mazi abira agapfa kugira ngo abantu babone ubudodo kandi ari nayo yabukoze. Ni nka bya bindi rero ngo uvura umuntu ijisho akari gukanurira, cyangwa se akaba babandi ngo umwami yahaye amata nyamara bamara kuyijuta bo ntibatindiganye kumwima amatwi. Mu Rwanda rero kugeza ubu ngubu hari uruganda rutunganya gakuni izi ngizi zivamo ubudodo bw'amagweja rwitwa HE Works, rubarizwa i Masoro mu cyanya cyahariwe inganda. Ni uruganda rw'Abanyakoreya rwubatswe hafatanyijwe na NAEB. Iyi ngiyi ikaba ikigo cy'igihugu giteza imbere ibyoherezwa mu mahanga ariko bikaba bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ikindi twagarukaho gishishikaje ni uko amagweja akora ubudodo buhenda cyane, ufite igiciro cyo hejuru dukwiriye kwishimira, twakabaye tuyashimira ahubwo, kubera ko nko ku isoko mpuzamahanga ikiro kimwe cy'ubudodo bw'amagweja butunganyije ubu gishobora kugura amadolari 63 n'iby'icumi n'iby'172. Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda agera ku 83,951 mu gaciro k'amadolari y'uyu munsi. Urumva ko rero amagweja atoroshye. Ngayo rero amakuru ajyanye n'amagweja wa munyarwandakazi yagereranyije na bamwe mu basore n'abagabo bo mu Rwanda, bigatera isahaha n'urunturuntu, bamwe bakajujura, abandi bababaye, abandi barakaye, abandi bamanjiriwe. Nizere ko noneho niba wakurikiye ikiganiro ubashe gusobanukirwa ngo amagweja ni iki, ese kugereranywa nayo byababaza bingana iki. Mwakoze cyane kudukurikira, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha.